umwaka ngutangiye neza. Ndabona akazuba nta kibazo. Meze nk'akanyoni rebye. Hanyuma nkuzi nk'umuhanzi kazi ariko uririmba cyane akibanda ku ndirimbo z'isi bivuge muri ubwo buryo n'uburyo unanyuzamo ukaririmba gospel ho gakeya akurumva ku gice kinini ni secular music. Nk'umuhanzi uririmba izo ndirimbo z'isi ubone ubutumwa buboneka cyangwa bugaragara mu ndirimbo zawe ari kibwunganira ijambo ry'Imana mu gutuma umuntu yabaho neza. Nyuma yo kujya mu rusengero ugasenga, nyuma yo kubwiriza hari umugore wasize mu rugo. Ubu ukeneye kumuha affection, nta affection ho rumubwira ngo soma muri Matayo urasanga Uwiteka yaradukunze bikirumva cyangwa ngo wifashishije ya ndirimbo ya Salomo nyine ujye uhora ubwira umugore wawe amagambo muri Bibiliya ya Salomo. Ubu ukeneye nyine no azagera akabirambirwa. Nta nubwo niba ubu ukeneye nifasha nyigisho. Ubu ukeneye kumuririmbira ukamubwira uko mukunda. Nyuma ukamubwira teyamo. ukamubwira teyamo mukayibyina kabisa kubera yuko Imana mwararahiriye kuba umwe. Bakunda teyamo. Haleluya. Amen. Hanyuma Gaston ngira ngo ntere uko biri kose nta kuntu wabugeze aha ngaho utarahuye n'abatipe n'abajene bagutereka wagiye turi kuganira. Mu batipe bose baguterese umutipe udateze kuzibagirwa. Iyo harimo akarimbo kagerana ho nawe ubwata ariko uriya tipe nanjye byari bisekeje. Niya story kameme. Bon story se y'ubundi kwe sinzi gusa kera wenda ibyo numva ntateze kuzibagirwa ni narangije nko mu wakangahera nko mu wa gatatu ntaramenya neza ibintu byo kuvuga ngo umuntu agira umukopa cyane cyane no nkigera mu wa mbere nenzi ko ari icyaha nyine kirenze amwe mu tipa kwanikira ukahita ujya kumureka. Barareganaga cyane narabareze sinavuga umubare. Wowe bareze bakamuhana igihano gikabije bamuhaye iki baramwirukanye nyine kuko nararize nyine ndabikabya cyane bamuha kwigataha donc aba externe kandi yabaga muri interne. Naga ari mu bafana bawe. Bon inyuma turahura akavuga ati wari fake cyane. Komeza rero. So uwo niwe muntu numva buri gihe nyine mureba kuko ubu n'umugabo kuko n'undi twiganaga ari mukuru ho gatoya. So n'umugabo afite n'umugore. Iyo mubonye rero numva nyine anyibutsa nyine kera nkumva nishimiye kera ariko iyo niyo story numva ntazibagirwa mu mateka y'urukundo. Ni iki kigafe cyangwa nirihe futi wakoze utateze kuzibagirwa? Kera nari ncecetse cyane ariko nta no kubaganaga cyane. Donc urabona umwana utavuga ariko ukajya kubona ninde wamenye ibintu niwe ninde warwanye niwe kandi nyine baza no kubireba bagasanga ndarengana rwose ko nyine baravugaga ati yakora tese kiragi kuko tavuga. Akenshi na kenshi naragiraga hari nk'umukozi umwe nyine we yari yarankaniye cyane. So rero akacyari ikinebwe ukuntu ariko kizi guteka nkamucunga ahagurutse nkahita nkuraho agatebe yari inobaga avuga ni sawa koma musosi wenda nawe wumve nyine akamaro ko kunyima. So ibyo bintu nyine by'ubudega bw'abana babasazi. Gusa niyakomeretse yaravunitse umugongo ndari nababara nyine cyane. Bo icyo gihe ntago nababaye nta nubwo numvaga kuvunika umugongo icyo bivuze kubera yuko yigikubise hasi cyane kandi agwa nabi nyine yagwishije inyuma. Gusa ubu nibwo numva mbabaye nyine ndavuga sorry ariko nyine byari by'ubwana ariko yaje gukira kandi yarakize. Ntago byari bikomeye cyane gusa nyine aravunitse amara nk'umunsi umwe cyangwa ibiri atagiye mu kazi.